atayifuza kuza Munsengero kuri abantu babona hanze, ugasanga umuntu ni ikimayibobo nk'abandi bose, arambaye ibideshire, arambara poketi, agapantaro katamukwiriye, impfundiko. Ubwo ni umugabo cyangwa umusore, impfundiko irahera ziritse ipantaro sinzi uburyo imujyamo, yambaye agakweto kangana urwara, nta dusogisi, nta kepfo nta karuguru, aratambira Imana, arasirimba, mu cikopa zigahita zijya ku muhanda, umuntu wese akaba arazireba. Imana igeze koresha umuntu umeze uko. Imana uzajya ureba Bibiliya uyisome neza. Imana igiye gitoranya abandi, gatoranya abantu bafite ubwenge, bari mu bintu bifatika. Umuntu akwiye kuba umukirisitu mu rugo, kuko buriya iyo uvuye mu rugo ukijijwe, ubujyanye n'Imana, naho ugiye kuyivuga Imana ibiri kumwe nawe. Ariko burya iyo uvuye mu rugo utari kumwe n'Imana, burya niyo ugiye kuvuga Imana ahantu, ntabwo burya Imana ibiri kumwe nawe. Bibiliya rukundi uvuga ngo nzahagara ku bitugu by'abapfapfa mburira ubwoko bwanjye. Mbese icyo gihe iba ihagaze kuri bya bitugu by'abapfapfa, rwose uzanahanura, uranerekwa, uranabwiriza. Ariko nubwo ubikora, hari ibyo kwiye kuba ugomba kumenya. Muntu Imana yabujije gukora, ahubwo mujye munasoma ijambo ry'Imana. Yesu yavuze ngo utakora ntakarye. Ubu byose akora akabanza kubaza Imana. Ariko uyu rwose haraza akubita n'agahungu, akazaza akareba umuvuga butumwa, rwose nsengere, mfite umuhungu mwiza w'umusheri nkunda, ati kandi mubuze rwose napfa. Mbese urumva we nta gahunda yo kubaza Imana, ahubwo afite gahunda yo gupfa mbere yo kubaza Imana. Arushaho kugenda yiyandarika gake gake. Burya Satani igenda yimura iza muri we. Ndaguha urugero rufatika. Ubona nk'umuntu w'umubyeyi, umuntu w'umwana w'umukobwa, afasha akajipo agaboshye cyangwa agakanzu karamufatiriye gutya, ntabasha kunama, ntiyatana agakaramu hasi ngo gatore. Mu by'ukuri ntabwo ari imyambaro y'umuntu ukijijwe pe. Ntabwo ari imyambaro y'umuntu ukijijwe kuba wabyambaye bigera ku birenge, ariko bikuziritse amaguru, bikuziritse ahantu hose umuntu akureba. Oya, ntabwo ari nabwo. Kandi ntabwo umukirisitu kuba umukirisitu ntabwo ari kugira ngo wambare ibintu bitajyanye n'ukuri, wambare ibyenda bitahuye n'ukusa, isura yawe idahuye n'iyo myenda wambaye. Oya, ntabwo ari cyo bivuze. Shalom shalom, turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Turi kuri ya channel yacu yitwa Pentecost Life TV. Imana ibamugisha cyane. Ni channel nziza, channel ya Gikristo, channel ijambo ry'Imana, channel nziza kandi no kuri yazi igihe. Utarakora subscribe, turagukangura kora subscribe, no kuri kandi Imana ibamugisha cyane. Uyu munsi wa none tugiye kuganira kuri bimwe mu bantu bakunda kwibaza, bakunda gutekerezaho, bakabaze burya umuntu usenga Imana, umuntu w'umuririmbyi, umuvugabutumwa, umunyamasengesho, akwikwa ari muntu ki? Ubundi mu buzima busanzwe nta kintu na kimwe cyakwiye kuba kigaragara ko uyu muntu kitari ikintu cyiza. Kwiye kuba ari inyangamugayo mu buryo bwose, mu buryo bw'imivugire, mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'imyambarire. Iyo tugeze ku ibi bintu, bamwe muri twe ntabwo bumva icyo bishatse kuvuga, kuko usanga bamwe, duhere nko ku rugero, usanga umuntu ni umumama, ni umupapa, ni umuvugabutumwa, hanze ni umuntu uri supe, umuntu wambara akaberwa, umuntu ubana n'abantu neza, ukabona mu misengere ni sawa. Ariko wagera mu rugo ugasanga siko bimeze. Ubundi burya mu bintu bifatika, umuntu akwiye kuba umukirisitu mu rugo, kuko buriya iyo uvuye mu rugo ukijijwe, ubujyanye n'Imana, naho ugiye kuyivuga Imana ibiri kumwe nawe. Ariko burya iyo uvuye mu rugo utari kumwe n'Imana, burya niyo ugiye kuvuga Imana ahantu, ntabwo burya Imana ibiri kumwe nawe. Bibiliya rukundi uvuga ngo nzahagara ku bitugu by'abapfapfa mburira ubwoko bwanjye. Mbese icyo gihe iba ihagaze kuri bya bitugu by'abapfapfa, rwose uzanahanura, uranerekwa, uranabwiriza. Ariko nubwo ubikora, hari ibyo kwiye kuba ugomba kumenya. Ese ubanyute n'abo mubana mu rugo, ubanyute n'abo mubana muri famiye. Burya nibyo twavugagaho ku buryo bw'imyambarire.
ugasanga umuntu nk'urugero arambara imyenda imwegereye, arambara imyenda imufatiriye, kibaza se abakristo n'abantu bo hanze batandukanira he? Kandi burya uko ubona umuntu arushaho kugenda yiyandarika gake gake, burya satani igenda yimura iza muri we. Ndaguha urugero rufatika. Ubona nk'umuntu w'umubyeyi, umuntu w'umwana w'umukobwa afashe akajipo aragaboshye cyangwa agakanzu karamufatiriye gutya, ntabasha kunama, ntiyatana agakaramasi ngo gatore. Mu by'ukuri ntabwo ari imyambaro y'umuntu ukijijwe pe, ntabwo ari imyambaro y'umuntu ukijijwe. Kuba wabyambaye bigera ku birenge ariko bikuziritse amaguru, bikuziritse ahantu hose umuntu akureba, oya, ntabwo ari byo nabwo. Kandi ntabwo umukirisitu kuba umukirisitu ntabwo ari ukugira ngo wambare ibintu bitajyanye n'ukuri, wambare ibyenda bitahuye n'ukusa, isura yawe idahuye n'iyo myenda wambaye, oya, ntabwo ari cyo bivuze. Ukuntu tuba mu byaro kera, tuba mu ntara, batubwira noneho rero muzambara ibyenda binini, umuntu akajyana akagura umwenda wajyamo nk'abantu 5 ngo nibwo yambaye neza. Oya rwose dukwiye kuba abakristo ariko basirimutse, ariko nabwo batiyandarika. Ni ukuvuga ngo gusirimuka, gukiranuka bitandukanye no kwiyandarika, bitandukanye no kutiyubaha. Kuko iyo ukijijwe uriyubaha, cyo nicyo kintu cya mbere. Kwiyubaha ni iki? Kumenya kuba uri umusore usokoje, wogoshe, ufite ubwanwa bugerereye, atari ibintu bikabije ngo usange. Gutandukanya umurokore n'umusilamu biragoranye, gutandukanya shehe n'umukristo biragoranye. Gusa umuntu afite ubwanwa buragwaha ngo ni umuvugabutumwa, ngo ni umwarimu, ngo ni umupasitoro, ngo ni umuririmbyi. Oya, ufite ubwanwa bugerereye, buconze neza, ufite agasatsi gasokoje karinganiye, katari bya bindi mwaziritse ngo ushyireho ibintu. Mu by'ukuri niko uri umusirimu, uri umugabo, uri umusirimu. Kwambara agakositime keza, kwambara ipantaro nziza, kwambara agatisheti keza gafuze gasa neza, mbese ku buryo umuntu nakure avuga ati kabisa akifuza kuza mu rusengero. Akoze ko abantu batayifuza kuza mu rusengero kuri abantu babona hanze. Ugasanga umuntu ni ikimayibobo nk'abandi bose, arambaye ibideshire, arambara poketi, agapantaro katamukwiriye, impfundiko. Ubwo ni umugabo cyangwa umusore, impfundiko irahera ziritse ipantaro sinzi uburyo imujyamo, yambaye agakweto kangana urwara, nta dusogisi, nta kepfo, nta karuguru, aratambira Imana, arasirimba, mu cikopa zigahita zijya ku muhanda, umuntu wese akaba arazireba. Mu by'ukuri seriously nta gukorera Imana umeze uko. Ni ukuri nusubiza amaso inyuma, nta muntu wakomeye, nta muntu Imana yigeze ikoresha ameze uko. Ibyo bintu ni ibintu byo gupapira nyine, byo kwishakamo kugira ngo nawe ugire adresse ahantu barizo. Ariko ni ukuri ntabwo Imana yigeze ikoresha umuntu umeze uko. Imana uzajya ureba Bibiliya uyisome neza. Imana igiye itoranya abantu, igatoranya abantu bafite ubwenge, bafite ibitekerezo biri hejuru y'iby'abandi bantu. Ntabwo Imana yigeze ikora ikosa ryo gutoranya umuntu udafite ubwenge nk'ubw'abandi. Keretse umuntu umwe nemera Imana yaba yaratoranyije adafite ubwo bumenyi, ariko yari anabufite, ariko Imana imutoranya mu buryo bwo kugira ngo ise niyereka abantu geste gusa, ariko nta gisubizo gifatika. Kuko urebye nk'imitoranyirizwa ya Sawuli biri ko yari umusore muremure cyane, ngo ufite ibigango, ufite imbaraga, ushobora no kurwana. Urumva ko yari afite kibura karagiteri zimwe zifatika zigaragara inyuma. Ariko anatanda ntabwo we yari afite icyo bita esprit y'umwuka w'Imana ngo abe muri we. Ikindi cya kabiri, wibuke ko mu mitoranyirizwe we yari agiye kwishakira indogobe zose zari zazimiye, nta na gahunda yari afite. Ariko akaba ari kumwe n'umugaragu w'iwabo uzi Imana. Imana arambwira ati ariko rero tujye kwabamenya, hari wenda twamenye iby'intama, undi ati tugende. We yumva aho kugenda gusa. Tambwira ati ariko kujya kwabamenya ari ukuntu nagiye twara ituro agira ibiki, ntabwo ari kujya mu nzu y'Imana ugaratuyikoma ugende nk'ugiye mu isoko. Uyu mwana arafite ibitekerezo, ariko mu by'ukuri ntabwo Imana igikoresha umuntu wibandi. Oya ndimo katobeshye. Sanga umuntu araho ntajya yumva ijambo ry'Imana, iterano rigeze aba yibereye hanze, yibereye mu biganiro, bavuga imipira ya Maniyu, bavuga iya Rayon Sport, bavuga iya hehe. Ntitwanze ko mwana areba iyo mipira rwose no kuyireba nabyo bifite icyo biruhura ku bwonko, ariko se mu by'ukuri no mu rusengero nabyo ujya kubivuga.
sinzo nabonye yashyizemo akayikuteri gutya, akayikuteri mu matwi, ameze gutya mu rusengero. Mana umuntu amenya na ikiganiro mfite ni ukubaza ngo ese umuntu ukiranutse, umuntu usenga Imana, umuririmbyi, umuvugabutumwa, umupasitoro, yakwiye kuba ari umuntu yitwara ute? Niko akwiye kuba ari umuntu w'inyangamugayo. Niko Pawulo yandikiye Tito ngo icyatumye Uwiteka gusigaza Ikereti kwari kugira ngo utunganye ibidatunganye, ngo ushyire abakuru mu myanya bazaba ari abantu b'inyangamugayo. Nuko ukwiye kuba uri umuntu w'inyangamugayo mu mvugo zawe, uri inyangamugayo mu myambaro yawe wambara, umuntu akifuza kwambara nk'uko wambara. Ariko ntabwo gusa kubera gusirimuka ubona ko ibintu byinshi abantu babihinduye. Nayo umuntu afata ruje arivura agakubita, ntazi icyo bisobanuye. Bino ni ibintu akenshi abantu bakoresha muri bihugu bikonja, by'ubukonje, by'ubutita, kugira ngo birinde bimwe na bimwe bitabangiza, bagasiga inzara, ibintu nk'ibyo kugira ngo ubukonje butabataka. Ariko ugasanga umwana w'i Kigali ndi umuririmbyi, ndamuramyi, ndi umuhimbazi, agasiraho akagira ute Vrema ntabwo ari uko Imana, ntabwo ari uko umuvugabutumwa akwiye kwitwara. Dore ko amatorero yacu y'umwuka, umwana w'umukobwa akwiye kuba ari umuntu w'inyangamugayo kandi usenga cyane cyane mu bintu byose akora, akabanza kubaza Imana. Ariko uyu rwose haraza akubita n'agahungu, akazaza akareba umuvugabutumwa, rwose unsengere, mfite umuhungu mwiza w'umusheri nkunda, ati kandi mubuze rwose napfa. Mbese urumva we nta gahunda yo kubaza Imana, ahubwo afite gahunda yo gupfa mbere yo kubaza Imana. Ubu rero n'ubundi wamureka akipfira, ntute umutwe wawe. Njye hari umuntu uza akambwira rwose nsengera, ati mfite umusore bunaka, ati kandi amukunda, ati rwose ntamubuze napfa. Kuki uwo muntu ataje mbere bakimenyana ngo abaze Imana ati mbese uyu muntu nishire mu buzima bwe nawe yishire mu bwanjye, cyangwa bigende? Tugasanga rimwe na rimwe iyo banashatse rimwe bikashwambuka, baravuga ati rwose Imana nayo ni ingome, ati ukuntu amukundaga ntiyarakwiye kugenda nyine, ntiyarakwiye kugenda, nibyo ndabyumva. Ariko se ubundi wabajije Imana iby'urugendo rwawe? Wegeze ubaza Imana iby'urugendo mbere uko urutangira? Kajya gusenga Imana bafashe irembo, none se ubwo byasenga ngo bigende uti nyine bararifashe rikabakomeze n'imisango yindi y'ubukwe. Ariko we kutubeshya ngo ugiye wajya gutangira ngo kubaza Imana ngo se Mana ngo niwe ngo cyangwa siwe, urajya wabaza Imana ngo siwe kandi cyangwa siwe. Se bahageze igihe bafata irembo utabizi, nuwo nyine nta wundi. Ese tukubwire ko ngewe ubwo mbabazwa n'abahanuzi bajya ngo ndabona ngo ubwo bukwe butari bwo. Ngewe rero nkubwire ngo nabivuze numva rwose nakwiyama, mureka agereyo, kuko n'ubundi yarakunze, byange yagezeyo cyangwa bimuhira umugisha yagezeyo, kuko ntabwo umuntu abaza Imana ibintu yagezemo. Gusa Imana ugiye wayishaka hiki hera nko ku misatsi bashiki bacu, nsigaye ntungurwa, bafite ibisatsi biragera iriya. Yego ni nabyiza, abanyarwandakazi bafite imisatsi myiza rwose, ariko se ntiwanagira ngo uringanize umusatsi uringaniye. None arabasigayemo n'abacishamo imirongo ikataha icaha, kandi ari abaririmbyi. Umuntu akaririmba rwose akatwemeza, akaturambika, akatugaragura hasi, akadukubita, akatubirindura. Nta kundi nyine, nta kundi ni igihe. Ariko ubu ntabwo umuvugabutumwa akwiye kuba ari uko. Akwiye kuba ari umuntu uboneye, umubyeyi uboneye, umukobwa uboneye, wambaye neza, usa neza. Nje ndi no mu bantu batanarwanya bimwe na bimwe ibyo wenda abantu bavuga ati se umuntu wambaye shenete umubonye ari shenete ntabwo ari ikosa, ntabwo ari ikintu ryo kosa. Gusa ubwo wambaye shenete n'uwasambanye urumva ikosa ari shenete. Shenete murashaka kuyambara ifite ikivuze, murashaka kwambara urunigi rufite icyo rusobanuye, ntabwo ari cyo kibazo. Hari ibinana y'abantu wese ngo gufunga shinya ngo rero umukristo ngo agafunga ngo bya bintu by'imizi. Ko umukristo ntabwo uvuze kubaho uri ingurube. Oya, kuba umukristo ni ukuba ngo ni umuntu nyine usobanutse, umuntu ushobora kumenya ibigezweho, akamenya imyambarire igezweho, akamenya imivugire igezweho, akamenya gutunga agatelefoni keza, akamenya kwambara akenda keza, agakositime keza, waba ari umubyeyi ukambara agakanzu keza. Vrema Ndi umuntu ushyigikira iterambere ry'umukirisitu. Kandi ikindi, hari umuntu baza se arambaje se buriya bari abantu birirwa basenga ntibakore, wumva bimeze ute? Ngo se ngo ko hari umuntu ngo wambwiye ngo Imana amubujije gukora. Mva nkubwire inshuti yanjye, waraguye. Nta muntu Imana yabujije gukora, ahubwo mujye munasoma n'ijambo ry'Imana. Yesu yavuze ngo utakora ntakarye. Ubugurye ute? Icya kabiri ubyara ute?
ubwo uratera umugore inda waranze kujya gukora, umugore ntakemera agatwara izo nda. Ubwo se ubwo izo nda muri gutwara tunabyemere ko mwazitwaye da? Ese ubwo uwo mugabo udashaka gukora akazi, ese uwo mugabo udashaka kuva mu byumba by'amasengesho ngo ajye gushaka imibereho, abo muyede nimba atarize, nimba harize ashaka icyo akora, acuruze, ahinge, warangiza ukabyara, mwana wanjye yitwa Harerimana, undi yitwa Havugimana, undi yitwa Hategekimana. Shanda kuvugira hiyo ukuri kw'Imana usenga waraguye, waranayobye, wowe warayobye. Nta mukirisitu udakora. Niyo mpamvu muvamo mukaba besikoro, mukaba bateka mutwe. Ugahera ku wa mbere, nagiye mwivuga butumwa i Kigali, nagiye mwivuga butumwa i Gikondo, nagiye mwivuga butumwa Sejemu, nagiye mwivuga butumwa Nyamirambo, namanutse Kimisagara, namanutse Nyabugogo, nagiye Kiruhura. Ahaha, waruhutse nawe ubwawe ugakora koko. Bibiri iravuga ngo nuko Uwiteka ararema ageze ku munsi wa gatandatu araruhuka. None se yaruhutse atakoze? Yaruhutse atakoze? Yari yakoze. Bibiri ngo nuko udakora ntakarye, kandi mutungwe n'imirimo y'amaboko yanyu. Amaboko yanyu si umunwa, ntabwo ari ukwirirwa uvuga, ni amaboko. Haguruka ukore, haguruka ushaka akazi, haguruka ushaka igitunga abana, haguruka ukore wa mwana w'umukobwa, haguruka ukore wa musore we. Ntukambwire ngo rwose ngo nahise ngo nzabigenza ute, ngo ubusubu ngo umuvuga butumwa yajya mu kiyede. Yesu we, Imana ntahita atangira umugisha. Shaka guhera kubwo busabusa ikaguha umugisha, shaka guhera kutwo tuntu tudafatika ikaguha umugisha. Ntabwo Imana imeze nkawe, ntabwo Imana inegurizwa izuru. Umuntu harimo arambaza ngo se ubwongo ibintu byo kubyara abana benshi ngo abarokore mukunda ngo kugira ngo bite. Ibyo kubyara rero byo byarutangwa n'Uwiteka. Ntabwo nakubwira ngo uzabyara umwe cyangwa uzabyare babiri. Imana niguha benshi uzabakire, guha bake uzabakire, kuko ntabwo nakubwira ngo bizagenda uko, kuko ibintu by'urubyaro ni ibintu bigenwa n'Imana. Ko dufite n'abagiye bagerageza ubundi buryo bwose bwo kwiporoteja bikananga, harabuhura nabo bose basanga byaranze. Nakavuga ati byaranze ari utwe tuganira ahantu hamwe ndamaze bite kubona abana bite haramwe ati byaranze no kwa muganga byaranze. Ariko icyo nshatse kuvuga so kuvuga ngo nkubwire ngo bigenze utoya bijyanye n'urubyaro. Nge nta comment zinyashyiraho, kuko umwana Bibiri bango bana n'umwanda uturuka ku Uwiteka rw'ikirimba kibuzwe. Ntiwamenya abo bana icyo bazavamo, ntiwamenya abo bana icyo bazaba ari kesho. Ikindi umuntu yambaje amaze iyo umuntu abyari iwabo uriya mwana bawumva umutekerezaho ute. Ate se uri nk'umugosore ukashakana n'ura mukobwa wabyariye iwabo uriya mwana wamutarura. Namwe ati yo warahombye, ahubwo wowe umwana n'umugisha. Ntabwo umenya umugisha uzaturuka mu wo wabyashaka utava nk'umugisha. Uwo mwana umugore azanye akaruzava nk'umugisha. Kindi ano mpamvu ngira n'inama abantu n'ukuri nutwara inda ntukayikuremo. Hoya ni ikosa rikomeye. Ikosa rikomeye kuko umwana burushaka kuvukira mu bukene akavukira mu izo ngorane, ariko ejo yiwe yagashoboka. Nge experience abantu benshi ubuzima bwagiye bukunda famille zitakundaga. Uyu munsi bakaba barya kubera abo bana bemeye kubana nabo, kabahingira agasara gatuma umutwe, ariko ejo shaka zavamo umwana w'igitangaza. Rero nimbwira ngo ibintu by'abana please abantu mwe ko bashyira ibintu by'ubwenge n'ubucakura byinshi. Ngo rwose ngo none se ngo uyu mwana ngo ubwo ntamubyaye. Ntiwamubyaye se, wamubyaye we bite? Uri se muri icyo gihe uri aho ngaho, uri se muri icyo gihe muri kumuri nyina. Ntugasiga umwana, ntukamutererane. Hari utazi twinshi abantu bagenda babaza base ngo none se ngo iyi minsi ngo umuntu ngo ubwo n'urubyiruko rwabimbaza ngo se ngo iyi minsi ngo umuntu ngo yakura he ngo umuntu ngo wo kwizera, ngo umusore ngo wo kwizera, ngo umukobwa wo kwizera, ngo se ngo abakobwa bisugira cyo barakose. Ari ibintu mwirirwa mubaza vurima. Nimba mukijijwe murakijijwe. Hari ibyubaka urugo. Kubaka urugo rwubakwa n'ibintu nka bingahe bitarenze 2 3. Kubaka urugo n'ukubahana, gusenga, guca bugufi. Nta kindi. Ntabwo ibyo bindi uri kuvuga ngo ese abantu nyangamugo barahara, ahubwo aho ugenda wowe ugendana n'abantu ki? Ese aho uririmbana n'abantu ki? Ntabwo abantu babuze beza.
jya mu ngo z'abantu, none se ngo ingo nyinshi ngo muri iyi minsi ngo zifite ibibazo. Ingo z'abandi sizo ngo sirwo ruzubaka. Izo ngo z'ibibazo zireke, we yakira urugo rwawe. Ayo marira yo mu ngo z'abandi yaveho, ujye mu tekereza urwawe. Reka gutekereza abandi, we gutekereza imibabaro y'abandi. Imibabaro y'abandi ndi ugutumye. Ninde ugutumye ibibazo by'abandi bantu, ariko wamenye ibyawe. Umuririmbyi akwiye kuba ari inyangamugayo. Ni ukuri agira amagambo make, kandi abaririmbyi akwiye kuba ari abantu bo gutabarana, akwiye kuba ari abantu bo gufashanya, akwiye kuba ari umuntu yashyingiwe bakaza, umuntu yagira ibyago bakahaba. Kandi ni ukuri niko gukorera Imana gukwiriye. Abakene muri mwe bakabamenya, ntagire umuntu wo kwiganyira muri mwe kandi mubana. N'umushumba, ni ukuri mushumba, ntukagire umuntu wo kwiganyira mu nzu y'Imana kandi asengera iwawe. Mu maturo wafataho duke ukamuha, wahagaburira abashonje, mwajya kwa muganga mukareba abarwayi. Ndangije mbifuriza amahoro y'Imana. Ni ukuri nawe ufite ikindi kibazo cyangwa ikindi cyifuzo, wakandika muri komenti. Ni ukuri Imana igumugisha cyane. Bashiki bacu, ni ukuri mugerageze, mwiyubahe, mwambare neza, musokoze, muse neza, mwisige neza, mbese muke. Ibintu byo kwitukuza, se uritukuza, ni ukuri ugukunda ntabwo Imana ikohereje umuntu ntabwo areba kuri ibyo. Njye rwose nzi abantu, nzi umuntu Imana yahaye umugabo mwiza, afite ubumuga bugaragara rwose. Ntabwo ari icyo Imana igendera. Hari abasore bagiye baterura ibyuma babagurikira bahinduka ibintu by'ibigaganyare. Ntabwo ibyo byose uzarwana n'abandi se. Ibyo ndakurahiye ntaho bihuriye. Mbese ngo ni byiza ko umusore rwango ajya kwicara mu kabari. Ayo ni amategeko. Kwicara mu kabari se kuba wicaye uzanywe fanta, hari abagutumye kujya kubyina mu kabari, abagutumye gusinda. None se ngo umuntu ujya mu kabari ntiyanywa n'inzoga? Ndakwiyamye. Ntabwo umuntu wicaye ahantu wese, nese umuntu ko yicaye mu kabari wese anywa inzoga? Ko umuntu yicaye muri hoteli se cyangwa muri bar ahantu aranywa inzoga, ntabwo yanywa na fanta, ntiyanywa na ji, ntiyanywa n'ibindi? Ntabwo ari cyo bifuze. Ni ukuri dukwiye gukizwa, ariko tukaba najijuka, tukagira ibitekerezo byagutse. Ugase ngo ubukwe bw'abarokore ko butazamwa inzoga, n'ubwo abarokore nyine. Niba ushaka ubukwe bwawe ko buzamwa inzoga, jya mu Bakatolika rwose barabohotse. Atubaza inzoga mu bukwe bw'abarokore gute? Hojya abarokore ni abarokore, Abakatolike ni Abakatolike. Abarokore nyine kurokoka n'iki se? Baretse iyo nzoga, bareka ibyo byose. Ngo none se ubwo nta vangura ririmo, bavangura iki? Uzazumwa ibyo tunywa, urya ibyo turya. Natwe nituzi wanyu ibyo muzaduha tukabishobora tuzabinywa, nitutabishobora tuzabireka. Niko biri, ni realite. Kubwo ikibazo dufite nuko abana b'abakobwa bacu baba barokore bakusanga ari gukururana n'abantu batari abarokore, bateye n'abanyamadini runaka. Ugasanga umuntu ni umurokore arimo arakora. Ejo byagera mu rugo byakanga ibiki n'ibiki nyine se kwavuye muri sosiyete ukajya mu yindi. Genda wakira ibyo sosiyete, unywa inzoga nyine ubimenyere, none uragira ute? Niko bimeze, iyo ni realite. Njye sinzashaka muri ADPR, birakureba. Ajya gushaka muri Anglikana na Restoration. Ninde wakuzirikiye muri ADPR? Dini ko ari idini n'urugo rwawe ko bitandukanye. Ninde wakuzirikiye aho hantu? Genda. Ngo none se kuko nabonye umusheri ngo mu Methodiste, ngo ubwo najyayo ngo ntibazampagarika. Kirisitu baraguhagarika nyine, bazaguhagarika ariko uzazaguhagaritse mu ijuru. Uzajya ahandi nawe usenge, cyangwa ugende ushyingirwe ugaruke. Ese bazankwakira ngo uko washyingiwe? Ese n'undi wakubujije gushaka? Ngo none se ngo ubusheri wanjye ko dukunda nyine murakundana, genda ushyingirwe. Please, ari ibintu udakwiye kutubwira. Abakristo mukwiye kujijuka, mukava mu bujiji bw'amadini, mukava mu bujiji bw'ibindi bintu byose mwirirwamo. Amatiku. Ngo twebwe ngo nyine ngo ubuse ngo batubujije kugira ibi. Barababujije, nimba babujije iyo bita doctrine, imyizerere, yizere. Ariko nuramukubonye mu bundi buryo yikurikire. Ubuse nubona akazi muri Anglikana uzabure kujyaho ngo muri Restoration, nta kazi uhafite, nta kiri kuhakora. Ugize umugisha wenda ubaye secretary w'itorero, cyangwa ukoza akazi mu mirimo yabo y'idini baremeye. Kavuga ati ngwino vayo. Ubwo urumva kuvayo ari ikibazo. Aho ugeze Imana ntihari, aho ugeze Kristo ntahavugirwa, umwuka ntakora. Kuki ushaka kuzirikirwa aho hantu wirirwa? Kangarukiraho. Taha n'umufite ikindi kibazo nawe uzakimbaze.
uzacimbaze nzagusubiza ngo none se ngo ubu ko nari umupasitori nkaba barampagaritse ngo ubu nzaguma kubavuguma muri ADP. None se muri ADP wahamagawe uzaba pasiteri cyangwa wahamagawe uzasenga? Senga, byo kuba pasiteri ni akazi wari urimo, ni umuhamagaro wari uhagazemo icyo gihe, umuhamagaro wahindutse, jya mu wundi pe. Imana iguha umugisha, nawe wari unkurikiye, Imana iguha umugisha. Wibuke gukora subscribe kuri Pentecost Life TV, ushyireho comment, ushyireho like, kandi bwe n'abandi bantu bose tuganira iby'agakiza ko niyo channel yacu. Imana ibahe umugisha cyane. Shalom shalom.